genda uruhangara amanywa ndiruhangariza ngoga ndiruvudugana iminego mu nteko mfotora induru umugome yaje yigaragambye agambire gutsinda n'ubundi asanganiye urugamba uwo ni izina bwira izina ryawe utabeshyize ubwo naryumvishe ndagusaba ikintu iki sinze kubona ibyo bintu byawe kujyana ha muri so uramutse twishimiye inzu twazajya ubura ahantu hazi kurara umva mana ndashaka kumenya nimba mfite papa cyangwa nawe mfite njyewe ndakupiga siku moja wewe urimo kunyumva neza aya ntoke macho shiri birabira ni ego umukobwa mwiza ashaka kwiga gitari na piano ashaka n'ingoma zazimwigisha ntabwo mushaka kunsobanurira ntimushaka kumbwira icyabicajije mu nzu yanjye ngiye kuzana inkoni y'igiti nimutavuga ndaza n'iy'icyuma reka nze mbere kuko intama zambara Alô? Itebera? Ei. Isawa shandi mu rugo. Uriese? Nagushakaga. Shaka byihutirwa se wabanje ukaza. Ntabwo utinda kandi ibyo ngushakira birihutirwa nta kibazo urahita ugenda. Iyi nushaka uhanyure none handi mu rugo rwose sawa karibu Numvise uvuga ikintu ndavuye i Burundi yego me navuyeyo Burundi kubera icyo wavuyeyo mpamvu navuye i Burundi nkaza ngaha mu Rwanda hari ikibazo cya famiye twagize twashikiwe n'ibibazo mu muryango muga nyine nari umunyeshuri ndaraba nyine mbona nta kindi nakora nyine no kujya kurondera akazi muga i Burundi kurondera akazi kwaho biragoye cyane nza ngaha mu Rwanda shikira mu Bugesera ahantu nabanje gukora bwa mbere nyine hanyuma nza guhura n'umumama umumama w'inshuti ya mama wawe niwe wamunsabiye akazi nyene mama yakakiriye neza yego nta kibazo umva waje hano mama asigaye yitonda pe abeshi ni ukuri asigaye yitonda ese nabyibona jamuga nyene kuntu twoganiriye nabonye nyene afise amahane cyane Margo gaho mbwira ikintu gitumye mpamagara igitaraganya Sundi byose ko binkomereye ndahera kukiye niki cyabaye se kandi umukobwa reka mbere ku cya kindi cyo twari tuziranyeho uzi ko cyajya avuye hano ufite ikibazo cy'umukozi ibyo rero kugira ngo nzabimubwire nta nubwo nari napanze ko ndi bumuhama ndi bumubwire tukaganira nyine tukabivuganaho ariko biba nyine mu mwanya atariho nateguye ko yarabyutse ashaka kujya ku kazi asanga icyayi ntikiratungana nuko nyine barampamagaye ati icyayi kirihe ariko byumve ko yambwiraga nabi mpita mera aho ndavuga nti rero akazi ni kenshi reka dushake umukozi bera nicuje n'icyatumye mbivuga yarasimbutse yaranyishe ye gusimbuka byonyine yakurakariye se basi yanabimbwira neza ko ndabwira gusa kuko umuntu ukubwira ati nshaka umukozi w'iki wirirwa mu rugo winjiza ngahe ngo urashaka umukozi kuko urabona atari ngombwa ntabwo abona kuvunika Margo urabona atari ngombwa ko dushaka umukozi akajya amfasha akazi ni kenshi niba mubaye amasaha kutarangwa icyayi nuko hari kandi kazi nari nyirimo gukora kikaba kitaraboneka
ugomba gukora buri kintu cyose kirimo hano nta mukozi nge nzazana. Ubu se twabura amafaranga yo guhemba umukozi koko? Oya Margo, apana kuzaza umbwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Wowe urahangaho ukorera ngahe? Urahangaho ukora ari igiceri cy'ijana unzanira? Urabyumva ko utangiyemo bwejo hakiri kare. urumva nyine numvise imbazi navuga basi niyo nari kuba ntabivuze nkajya nkomeza nkavunika aho kugira ngo umuntu akubwire ngo winjiza ngahe ku buryo ushaka umukozi cyangwa ntabwo uzi inzira nziza yo kubwiramo umugabo ikibazo. none si ubwo gusa tuvuge ko ariyo ntabwo namubwiye nabi pe ni uko yarampamagaye ashaka kugenda icyaha kitaratungana nari nabanje gukora imirimo yo hanze urumva kubimusobanurira rero nta nubwo yanyumvaga yankuriye inzira ku murima yambwiye ngo nta mukozi uzajya nkakora. Gusa ku rundi ruhande ngiye ndumva nyine aricyo cyihutirwa imirimo y'umukozi imirimo ye niba ari icyayi byakaba ari byo bibanza kuruta kujya mu bindi yenda ugasigarana mu uwo murwo wawe ariko warangije kumutegura yagiye mwese ubu ntatwumva kuva hano ujya mu cyumba nikore ntabwo yabyumva barananiwe yaraye ku kazi kandi yaraye ku kazi nukuza akaryama akagwamo igiti barabyuka ari uko mpishije mubyukije nabwo ntamubyukije yambwira umva rero ikindi kibazo kinkomereye kurusha ibindi wenda icyo cy'umukozi cyo tukireke nzagakora wenda amasaha ajya mfata n'icyo ariko akore mvunike nyine ngewe mba ndi muhira ntabwo ngendagenda ni muhira nyene nkagenda ngiye bambwiye ngende kuri butike gusuma nkajya gusuma kuko urenze kiriya gipangu mama yakwirenze mama wawe nagazojya ntuma gusuma ku muhanda none simbizi kubera gusa mama ntagakunda abantu kandi ariko ubu ngubu yarahindutse we muzakurana neza we ndamubariye ngo ngiye kurondera amayinite kwibarabara ntago yonyemerera hamagare ndese ubwo ari we bazakwemerera uzamubwire wumve ubwanjye nta kibazo gusa sha umva ngombe njye i Kigali wenda iby'umukozi bijye no ku ruhande mbere nkaho ntanabikubwiye akazi nzajya nkikorera nishaka ndushye ikibazo kinkomereye hari agakobwa bahararanye ndabona atari shyashya ni ukuri ntabwo ari shyashya si ubwo abakobwa uteye impungenge ku mugabo mwasezeranye ni twa dukobwa tuba twarigize utunyamugiye kandi bene turiya dukobwa twiziritse ku mugabo sireyi se iteye ikirenge yerekeza mu rugo rwawe ni ikibazo bazita sireyi kwiye ni ukuri pe imana ikandinde bakubayeho ahubwo ndi kumva umuntu uvuga hanze nkawe wiriwe niwe ahubwo niwe usanga akunda kuza hano kureba wiriwe uzi ko ari we nase bigeze ukora i Kigali yego warahakoze yego cyane rwose Kigali si Kigali ameze gute shangiye muramumva sindahaze Kigali ni nziza cyane cyane nyene ngana guhatse ntago mpazi gusa nyine numva abashitsi banjye bahora bahavuga gusa ntago ndahagera wowe umva urafise amatsiko yo kuhagera neza menshi usara umuntu utayagira sheri urabyutse ubone tugusakurije naza kugukangura nzi ko dusinzira Oya ni umuntu yarampamagaye. twabonye umushyitsi ni umushuti wanjye yitwa Bella bajyaga bumva muvuga n'ubwo karibu kandi reka ndebe umuntu hano imbere wenda ndagaruka hakiri kare sasa Kigali ni nziza cyane Kigali ni nziza ibamo imihanda myiza amazu maremare habamo isuku nziza cyane modoka ahora cicibikana bimeze bitya nyene urumva nyine Kigali ni nziza oyasha Kigali nyine ni Kigali shamba numva mfite amatsiko shawe wari uzi ko buriya dade wanjye ariho aba ni haba hari ubwo se ujya umubona ahangaha oya ntawe njya ndabona mukandi muzogarukana ngaha mbura numvise urafise amagahunda yo kugenda i Kigali sha ntabwo mbizi kuko ndinze ngana gutya sindamubona
ndebera nawe ibaze ko yumvise ijwi rye aryamye agahita akanguka akaba arabyutse sinari nakubwiye ko ndasinzira agatinda iyo yaraye mu kazi nawe naho bigeze nahise Margo ariko jyewe ninjira nabonye igisore kiza hanze niba ari kimwe bari barimo bavugana igihe twajyaga kumurunguruka simbizi umuturanyi tuyana hera ese wagiye ukajya uvugana nawe umwe agaca hano undi agaca agahinda kazakwica ntikize nzamusengera bizashira njye ntabwo najya guca inyuma umugabo wanjye ubwo se dutangiye kurwara ibyo birwara na za sida twazamenya ari nde wayizanye umwe muri mwe ntazaba ari njye rero ehe kenyera rero utwo dusireye turaje tujye tugusigira urya ibyo twasigaje unsengera ahubwo umfashe gusenga cyane rwose ariko njye ntabwo nabijyamo Margo sigarana ibibazo byawe rero ndabona inama zanjye zose nta nimwe wakira ndashaka kuzaturuka mama nkajya kureba dadi wanjye muka dadi wawe aba hehe none muri Kigali ngiye harahonze ntiyahambwiye neza gusa mfite nimero yiwe ninyuma agera nzamuhamagara ambwira ahantu aba birumvikana ariko ibi nkubwiye ntuzabibwire mama uzamfashe ndashaka kumutoroka atabizi kuko mbimubwiye ndabizi ntabwo yabyemera oya shana muri umwigeme mugenzi wanje nago nobimubarira nyene shana nago nobikora umva wabumemukiye ariko byumva inama nari mugiriye niyo ariko kandi sinkwanga mwana wa mama ntahandi akagahinda wazagatura ntuzahora uhamagara mbere hari n'ubwo uzampamagara ntahari ako umuturanyi niba ari hafi mwajya munahozanya amarira ako nkugiriye inama mbi kandi tambikira niba utabyumva nyine ugumana ako gahinda kawe urakoze no kwemera kuza tukaganira no kuri Kigali aho ngaho nakoreye nyene kugira ngo numve ko nuza ngaha abagabo baho bari bandembejesha muganyene n'ikibazo navuye mu Burundi nyine nabwo ubuzima butameze neza nshike mu Rwanda nabwo nishireho ibibazo ntangira nyine kuronderera genda nyine ndondera kandi kazi none se abagabo bashaka iki uzi ikintu abagabo bashaka n'ubukize ese urafise imyaka ingahe aya imyaka 3 biretse jewe ndabizi ibyo baba barondera Sai sugaruka. Margo. Nyine nawe urabyumva mbere yo kugenda gusa ntabwo wumva nawe ikintu uzosiga ngaha nyine ukansigira wowe pfa kumbikira ibanga njye ninjya kugenda nje ntabwo ngoye uzonsigira za mpuzu zawe zirahagije n'ubundi ntabwo nazijyana zose kuko zizamvuna yego ntabwo nazijyana zose gusa wowe umeze umbikira ibanga ukomeze umbikira ibanga pe kuko abigeme baravugi ababigeme mu Burundi abigeme baba bemeze gutya ni inshuti abigeme abakobwa ntabwo numva ikirundi niyo mpamvu ubwo tuzokorana nta kibazo nta kibazo gusa nyine ndumva ngizemo akantu k'ubwoba abagabo b'i Kigali ariko Margo usigaye wifata we n'umushuti wawe mukamvuga mu rugo rwanjye ejo bundi naraje hano ndabumva byose mwarimo muravuga narindi hariya nuno munsi urifashe muricaye hano muramvuga Margo unataka tuishi aje urugo rwakunaniye none se ushaka iki ntabwo bizongera buri munsi ni ugira amafuti nta kintu kizimukora muri ino nzu uriya mushuti wawe arifata nimba ari bera nimba ari benya akaza hano hanyuma akakubwira ngo ngiye nshaka umukozi Margo qu'est-ce que tu veux ndi kukubaza wowe
Margo, ntabwo nshaka kumubona uriya mushuti wawe hano mu runo rugo rwanjye. Sawa? Ntabwo nshaka kumubona. Bisubiyemo kandi bwa kabiri n'ubwa gatatu. Sitaki kumuona. Kose kandi namuganirije n'inshuti yanjye ngo ngire inama. Ntabwo nshaka iriya nshuti yawe kandi hano. Uri kunyumva neza? Ntabwo nyishaka hano. Nabumvishe kuva kare ndi mu imbere. Nabyumvise ntabwo azagaruka. Margo, uri kugenda uhinduka, sindi kubyumva. Hivi unataka siku moja nikupige, hanyuma uzasubiri iwanyu ugende ubabwire ko nagukubise. Nibyo ushaka? Ntabwo aribyo nshaka. ariko dore ibi bintu tuvugiye Yego. biguma. Ntabwo azagaruka. Sitaki kumuona hapa, ale nitoke macho. Pumbafu tu.